twongeye kubasuhuza abakunzi bacu. N'ubundi nk'ibisanzwe nitwa tuntu tw'ubwenge tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Igihe ujya usiga telefone yawe ugasanga abantu bashizeho pasward cyangwa bayicokoje, ntumenye ngo byagenze bite, ntumenye ibyo ari byo. Ariko uyu munsi ndakugezaho app cyangwa se application izajya igufasha kumenya abo bantu. N'umuntu yaje akagerageza password yawe cyangwa se pattern cyangwa se pin, arangiza agashyiramo itariyo, telefone yawe izajya imufotora. Nyuma yo kureba iyi video, umuntu wese uzajya ucokoza telefone yawe agashyiramo password, itariyo izajya imufotora. Tuyokoresha app yitwa Android. Ugomba kuba ufite internet, hanyuma ujye muri Play Store cyangwa se ubiko bw'amaprogram. Play Store bayiguhe, ujye muri searchingemo application bita, wandikemo Macrodroid bayituzaniye. Nyuma niwamara kwikandaho barikuzanira, hanyuma ukore install. Ubungubu nta muntu uzongera kugucukuriza telefone ngo bure kumumenya, apfa gushyiramo password gusa ikangase cyangwa se agashyiramo itariyo, uzajya usanga telefone yawe yamufotoye. Tayari yatangiye kubara, bivuze ko yatangiye kwidownloading. Urategereza irangire, hanyuma nimara kurangira ndakubwira ibindi bintu turi bukore kugira ngo telefone yawe ibe updated mu kugufotorera abo bakubaganya telefone yawe, cyangwa se baba bashaka kwinjirira utababwiye. So ntiwibagirwe gukora subscribe, ni inkunga ikomeye cyane. Irarangiye tayari, Android irarangiye, hanyuma itangiye kuba installed. Turayirindira ibe installed, hanyuma nimara kuba installed nibwo turi bu processing. So kutarambirwa, okay, tayari irangiye iba installed. Nyuma yo kuba installed, turabona haje akantu kanditseho open. Turagakandaho tuyopeninge, turakora open. Hanyuma iyo bimaze kugenda gutya rero, sasa tujya aka gafresh kari kuri list, turagakanda list, tugiye cyane try gas
turaza no actions are used to configure your device to perform other useful field. Hanyuma naho turakomeza tujye next tujya hano ndetse constraint allow you to determine okay. Aduhaye akandi ntabwo tugifite kaga fresh kajya next, ahubwo batuzaniye akavi cyangwa akantu kavivura, turagakirikaho. Hanyuma nyuma yo kugakirikaho tuzanire ibingibi add macro wizard forum variation export input. Ni byinshi cyane tuzagenda tubirebaho, ariko uyu munsi turareba kuba telefone yawe izajya ifotora abantu bose bashatse gucokoza telefone yawe cyangwa se bashatse gushyiramo password itanga. Iyo baduhaye kano gataburo tukanda hano hambere handitse add macro, hari akamenyetso ka plus, tuhakande add macro, batuzaniye triggers, actions, constraints. Batuzanira triggers, niyo tubanza turakika hano kuri akamenyetso ka hazi ibintu byinshi, utuntu twinshi ushobora gukoresha muri aka ka icon ka triggers, ariko twebwe turajya hano akantu touch dusacingemo, twandikemo failed login attempt, aba ariyo dukoramo search. Hanyuma batuzanire aka kantu kanditseho configure failed login. Ni ukuvuga ko urahitamo ese azajya bigerageza inshuro zingahe kugira ngo imufotore. Iyo ukanze kuri aka kantu kamanuka baguha inshuro 1, 2, 3, 4, 5. Ese azajya abigerageza inshuro 5 kugira ngo telefone ibone kumufotora, 3, 2, 1. Twebwe turahitamo inshuro 1 nayo iriho, tukande okay. Hano turavuye, ubwo tugiye ku kandi bita actions. Hano ni ukuvuga ati ese nazajya ashyiramo password itariyo telefone igikora iki. Camera enable, share last photo, take screenshot, open last photo, take photo. Turajya kuri take photo. Akandi kantu kavuga ngo take picture, front facing or rear facing. Turajya kuri front facing, ubwo ni ukuvuga kamera y'imbere cyangwa kamera y'inyuma. Turakoresha front facing y'imbere. Batuzanira kandi kavuga ngo display icon, show camera icon or hide camera icon. Turajya kuri, ni ukuvuga ngo ajya bibona ko imufotoye cyangwa ntakabibona. Tujye kuri hide camera icon, ntakabimenye gusa we ajye yisanga yafotowe. Batuzanire akandi kantu bavuga ngo take photo, cyangwa se twita izina ahantu ayo mafoto azajya ajya mu iyihe folder. Duselect folder azajya ajyamo. Hanyuma jyewe mfite folder yitwa interview 2, niho ngiye kuzishyira. Allow access to interview 2 in download, nande allow. Hanyuma nkande okay. Iyo ibi birangiye njya kuri aka kantu ka constraint, banzanira ibintu byinshi. Hanyuma jye nigire kuri sensors, nkore kuri device facing, vivure kano kantu ka mbere, nkore okay. Hanyuma nindangiza ibyo, macro name ushyireho izina iryo ryose ushaka. Ndandikaho
njye menya ngo ninjye ahantu handitse abaswa ndahita nsangamo wa muntu wakoresheje telefone yanjye cyangwa se washyizemo password, yagerageje gushyira password muri telefone yanjye, nyuma mpite mubona. Ibi birarangiye. Bakubwira ngo do you wish to save your change to macro, hanyuma uhita ukora save, ubwo tayari biraba birangiye. Ubwo umuntu uzajya afata telefone yawe agashyiramo password, kuva aka kanya telefone izajya ihita imufotora, hanyuma nuza uhita umenya ngo ninde wagerageje password muri telefone yanjye. So ndabibutsa ko gukora subscribe rwose ni inkunga ikomeye, biradufasha kujya tubagezaho utundi tuntu n'utundi cyangwa se utuntu tw'ingenzi muri technology. Hanyuma ugize ikibazo mu gihe uri kwinstalla cyangwa se mu gihe uri gusetting iyi app, unyandikire muri comment, hanyuma ndagusubiza, cyangwa wanyandikira no kuri WhatsApp nimero 0788622464, ubundi tukarushaho kuryoherwa n'ikoranabuhanga. Niba ushobora gutekereza ko app idakora, wowe numara kuyishyiramo, numara kuyidownloadinga ukanayinstalla, ukanakora bya bindi byose nakweretse cyangwa se nakweretse, uhite wijijisha ushyiramo password itariyo muri telefone cyangwa patena, hanyuma nurangiza kuyishyiramo inshuro imwe yonyine irahagije, ujye handi washizemo hazajya hisevinga amafoto y'abantu bagerageje gushyiramo password muri telefone, uraza gusanga nawe ifoto yawe irimo, uraza gusanga nawe yagufotoye. Ntabwo ikina upfa gushyiramo password gusa itariyo ihita igufotora.